Le temps s'il faut, il est 12h30. Sulfo passe et la saleté s'efface. Wonderful, wonderful, nakivuga imyaka ibaye myinshi. Nawe muntu utararyamira matera ya Rwanda Foam wisigara inyuma mu majyambere. Matera ya Rwanda Foam nitwibanire ndabarahiye. Gura matera ya Rwanda Foam Iraramba, irahendutse. Dori sasu Amazi yahuye isuku igira isoko. Amazi amara inyota n'amazi yahuye ari isoko y'iwacu narayanyoye amara inyota. Tuyinywere n'abanyamahanga bayinywere. Ayo mazi yahuye arakenewe cyane mu mubiri wacu. Amazi y'iwacu, amazi yahuye, amazi yahuye. amazi amara inyota n'amazi yahuye. Dore inkiko gacaca ngeze ziraje ngizi. Nakumvise ejo nubwo twavuye by'inkiko gacaca ambwiye ko imyiteguro abishinzwe bayigeze kure. nibyo amatora y'inyangamugayo zizaca izo manza ari bugufi. harya imyiteguro yo kwitanga abakandida twaba tuyigeze. muri aka gace kacu hari abantu bumva biteguye kuzaduserukira muri izo nkikora. cyakora cyo ubivuze ukuri. Heretse kumva ko rya teka rya perezida rigena imitunganyirize y'amatora y'izo nyangamugayo turikozaho imitwe y'intoki. ubu nyine ugutangira gutekereza aha mu kagari kacu abujuje ibyo byangombwa bisabwa abantu nk'abo. byangombwa cyane cyane abajijutse. Erega gacaca y'ubu izakenera n'inyandiko kandi zisobanutse. Si nk'imwe ya gakondo rimwe twari tuzi ababuranyi bavugaga abakemura impaka bagafata mu mitwe ibyavuzwe. ndakumva. ariko si ibyangombwa ngo ni ibiki wowe ukunze gukurikira. Reka ntagikomeje. reka ngewe ejo bundi ngo umutumwa ntara w'izo nkiko yaje kudusobanurira nirwariye. ese ugira ngo ni ibigoyi. reka da cyangwa nabyise ibyangombwa ubyitiranya na za mpapuro zitangwa n'ubutegetsi. ibiki se kandi niba uzi ko wasigaye utagikurikira. dore ngo ibyo dusabwa ni ibi: kuba ufite nibura imyaka 21 y'amavuko, kuba mu kagari wifuza gutorerwamo, kuba indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba utarigeze ukatirwa burundu igifungo cy'amezi 6, abaturanyi bakuzeho kutanigana abandi ijambo no kutarangwa n'amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose. ese kwanga guhemuka. kandi birumvikana ko niba uteye ugomba no kuba nta ruhare namba wagize muri ariya marorerwa y'itsembabwoko n'itsembatsemba. n'ibyo gusa. ibyo ndumva abantu nk'abo mu kagari kacu rwose tubafite. oya turabafite. ahubwo nawe ni ukuzaguhera ukagira ngo uzasiga. ariko rero batarasobanukirwa nkanjye ni benshi. bakwiye gukomeza kudusobanurira ibya ziriya nkiko rwose. niko se ko numva wowe wikura muri aha. urumva abacamanza abandi bazavaye ntitudabyitabira twese ngo rubanda niba ariyo yemeza ko turi indakemwa. rega ntukeke ko inkiko gacaca ari iz'abadafite akandi kazi cyangwa abahinzi b'uruzi gusa. natwe abarimu twagombye gufata iya mbere tukitanga abakandida. naho ibyo kugisobanura nabyo ntibitinze rwose, ahubwo byaranatangiye. amatora y'ubugufi kandi arajya kuba twese twarasobanukiwe. niba ari uko biteye, itariki y'amatora itinze gutangazwa ngo nkwereke badutore maze izo manza ngo zananiranye tuzihangamure. igira uti tuzihangamure rwose. cyakora rero na ziriya nziruke zacu nk'abakabera ba Beatrice b'abaforomo n'abakagaju b'abaveterineri nabo dukwiye kubashishikariza kwitanga abakandida bakazatwunganira. oya nibyo rwose, izo manza zacu zigomba kuba igihugu. yewe reka dusubire kwigisha abana. turaba tubisubiramo rwose. zizaduhuza ngeze
urabona uyu muvuduko kugira nawe uvira feruje uzana perimi yawe uzana n'ibyangombwa by'imodoka nakererewe none se ugenda ejo nyamuneka gace nkoni zambarwa ntureba ko mfite umurwayi zice hese wandembanye nagira ngo nasanga abakozi barama banshitse akangwa mu maboko ahubwo yarakurambiwe se ko bashaka kumuhuta erega si ngombwa kumfushubikanya mwihorere mukecuru mwihorere abakozi barama rwose basigaye basimburana ndetse no mu weekend baba bahari none se umurejagaye sigaho rwose kumvura sigaho rwose karakara si ibi ntabwo ari ibintu